ya maturo na bya bitambo batangaga buri gihe iyo bitagikorwa baba dayimoni baza kureba bya bindi kugera hejuru nkamanuka nkwereka ibimenyetso byabyo bifite isano na karande ndumva ari ibintu bike ubundi habamo karande n'imivumo ibyo tuzabiganira mu gihe kizaza ko ni ikiganiro kirekire cyagisohoka buri munsi kandi gifite imbaraga mu kumva kubishaka ubundi ubyara umwana karande kabyara umurozi ugahinga ibinyobwa karande korora ibikona byo kukwiba muri make ajya opposite y'ibintu byawe y'ibyo ushaka kugeraho ariko bitakubuza kuzura umwuka wera ubwo turi mu by'umubiri n'ibyo ntabwo no kuri bano bantu gutera imbere bano bakobwa bagumiwe bavuga mu ndimi ariko burya cyane akanahanura cyane bano basore baheze mu rugo yego data twese uzi indimi bavuga hahora niki basore baheze mu rugo ibyo bintu kuko n'ibintu biba binahabanye bitandukanye ariko ni igicaniro kivuga kibuza abana kwiga kibuza umugore kubyara hari n'urwego mugeramo noneho no kubyara mukabyara ariko mukanatandukana subiraho byari mu mihango itari ya gikristo yego hakabaho rero igicaniro kizima cya Kristo ariho Yesu yadupfiriye ku musaraba noneho tukagira indahiro y'uburyo bwo mu mwuka mu kubana n'Imana kwitwa abazabona ubugingo buhoraho niyo mpamvu rero Imana yampishuriye cyo tavuga ngo kubaka umurage uhoraho ubumwe bw'abera ministries aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka nagira ngo menshi kumwe bw'abera si idini si itorero ntabwo rigenda no kuba ryo ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka ugasenya ibicaniro bishya ugasenya byose ariyo mpamvu twabateguriye ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo mwanira bawe mwanira busize siga umurage muzima siga umurage ukwiriye imbere y'abantu imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh, hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima bakorere baraga ibyiza bazakira kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, senya ibicaniro by'uburyo bwose maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe bamenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye nibwo butwari. Amina. Amahoro y'Imana mwebwe mwese mudukurikiye aho muherereye hose, abantu bari mu Rwanda, abantu bari hanze y'u Rwanda, ufa kuba uvuga ukanumva ururimi rw'ikinyarwanda nirwo dutambutsamo ibiganiro binyura hano. Aha hantu rero ni kumwe bw'abera ministries nk'uko musanzwe mubizi, ariko uyu n'undi mwanya udasanzwe Imana iduhaye kugira ngo tuganire. Ntabwo ndi buvuge ibintu byinshi, amazina yanjye ni Jerry, ariko ngiye kwakira umushumba adusobanurire uburyo bw'iyi gahunda isa nk'itandukanye nk'izari zisanzwe. Ndabararikira kuzajya muyikurikira naho ibindi byose. Mushumba ndakwakiriye. Urakoze cyane kunyakira hano kumwe bw'abera ministries mu kindi gika cya kabiri, aho mwihishurirwa ryinshi ziko mu gitondo tuvuga ku nzozi, amahame, bimatera imbere umuntu azamuka, ariko mwihishurirwa no mu kwicara. Mbona abantu ntago turi kubigisha ku rwego bageraho rubashyitse, baracyahuzagurika, barakibaza ibintu byinshi. Ariyo mpamvu Imana yampaye hishurirwa byitwa kubaka umurage uhoraho. Umurage uhoraho kandi abantu bakabyumva mu buryo bukwiriye. Yego. Mu kiganiro kirambuye ahanini uwo murage uhoraho ushingiye kuki? Kuvuga ngo hari icyo twita ibicaniro. Yivuze igicaniro abanyarwanda ntago bacyumva buri kimva nk'abagande bita ngo ni icyoto, abandi ngo ni igicaniro, ariko ubundi nicyo twita uruhimbi cya twita aritari mu buryo bw'amadini. Nuvuga rero ngo uruhimbi ni iki? Uruhimbi ni aho abantu bakoreraga amasezerano, indahiro ndetse n'ibindi bikorwa ariko bishingiye ku mihango itari ya gikristo. Ubwo ni ya gipagani rero. Nicyo bita nyine igicaniro kibi. Nirwo ruhimbi rubi. Yego. Ni ahantu haberaga amasezerano, indahiro, kunywana, igihango, hakabamo ubupfumu, kuragura, kubandwa, guterekera, guca indasago no gusubiraho byari mu mihango itari ya gikristo. Hakabaho rero igicaniro kizima cya Kristo ariho Yesu yadupfiriye ku musaraba, noneho tukagira indahiro y'uburyo bwo mu mwuka
mu kubana n'Imana twitwa abazabona ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu rero Imana yampishuriye cyo tavuga ngo kubaka umurage uhoraho, kubaka umurage uhoraho, building everlasting legacy, building everlasting legacy, kubaka umurage uhoraho ariko udashingiye ku kinyoma, udashingiye ku muhango wa gipagani, ahubwo ushingiye mu kuri kw'ijambo ry'Imana, kugira ngo abantu bacu bumve inzozi, banumva na bya bindi byose, bagira umwanya wo kumva ikintu mu buryo bwacyo. Yego, nta zirimo. Aha ndagaruka kugira ngo bahumve neza, ni ukuvuga ngo iki? Yego, iki gicaniro tuvuga cyangwa se urwo ruhimbi cyangwa iyaritari ya kera yakozwe n'abasogokuruza bacu ntabwo tubizi. Ni ahantu haberaga indahiro, hakabera imihango, hakabera kunywana, hakabera guhana inka n'ibindi byose, bikaba n'umuco wabo, ariko bafite uburyo babikozemo. Bakananywana, kunywana murabizi kwari ukwica irasago hano, bakanywana ku maraso, ariko by'ukuri bidashingiye mu ijambo ry'Imana. Ubwo niho hava rya jambo numva abantu benshi bakoresha ngo uriya runaka bitewe n'uburyo bafitanye imigenderanire, ubushuti, akavuga turiya ni mu mwanya wanjye. Nicyo biba bivuze ngo baranywanye nyine. Uyu munsi mu mwanya bavuga nk'ibisaba ko ni ukunywana nyine. None ikintu ushaka kuvuga ahangaha twukumwe bw'abera kugira ngo basobanukirwe, ni ryari igicaniro cya Kristo wadukijije ibyaha n'igicaniro cyo mu muryango hazamo intambara. Abantu benshi bahangayikishijwe no gusobanukirwa, ese bitandukanira he, bibera hehe, ni gute umuntu akwiye kubisobanukirwa? Ndumva mbisobanukiwe. Ni ahantu hubashywe, hakorwa imihango. Tugiye guhera ku gicaniro, ubwo niho turi nyine ko dutangire ubwire ikiganiro kiri. None gushimira ko nyakiriye mu kindi cyumba cyiza ntarinzi. Urakoze cyane. Ndabona komana yanjye ibintu ni bishyashya kandi nta mpamvu yo kubyambukana, ariko twasenze ngo ntugire gute ntubyambukane. Niyo mpamvu uzajya wabona bino bimeze uku nguku bihinduka. Urakoze nawe, twama tukigana ku gicaniro kugira ngo abantu bahe karibu. Aha baziga ijambo, kuko tuzahubwira igicaniro ku muntu, igicaniro kuri famiye, igicaniro ku gihugu, n'igicaniro ku itorero. Tuzahubwira ibicaniro bya mariage, tuzahubwira ibicaniro byo kudashaka, tuzavuga ibintu byinshi bishorera abantu, kuko harimo intambara mbere yo kumbwira ngo nakwakira urakoze kuba uri hano, ariko tubereke ukuntu ibyo bicaniro byombi uko ari bibiri, altare ebyiri zikorera muri twe kandi zihanganye. Ebyiri ziri ibyo bicaniro. Imwe ntitunayizi, icyo tuzi ni ingaruka zabyo. Ibindi byo turabizi uko iyo umaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, ukemera uvuga ngo Yesu ndamwakiriye, already uhita usanga cya gicaniro cyo ku Yesu yadupfiriye. Ariko still hari ikindi urwana nacyo. Noneho cya kindi urwana nacyo cyo mu muryango, nicyo gikurikira uyu muntu w'inyuma. Kiragukurikira kabone nubwo utabigizemo uruhare cyangwa utari uhari, kuko hari indahiro. Mujye mwumva ijambo ry'Imana. Iyo usomye Pawulo yandikira abakristo n'ababwiye ngo ni Abaroma, ngo sinifuza ko mutamenya iby'iri banga, ngo Abisirayeli bagomeye Imana ariko si bose, kugera aho umubare wuzuzura mu itorero, ngo nibwo Imana izahindukirira Abisirayeli, ko kubw'igikundiro baratoranijwe ku bwa sekuruza Aburahamu. Nkuko Imana yavuye ngo genda Uwiteka Imana ya so Isaka sokura nzaguha kino gihugu. Urumva deja ni umurage muremure. Uwitwa Zakariya mu gice cya 2 cy'ubutumwa bwanditswe na Luka, yaravuze ngo nuko Imana imaze kudukiza ababisha bacu, igihe iduha igihugu nk'uko yagisezeranije ba sogokuruza. Urumva mu gutoranywa n'abambere. Twe rero ba data ntibagiranye isezerano n'Imana. Oya, hamwe arigiranye na za Nyabingi, abandi ryangombe ry'ababinga, dore ko atari n'Imana y'inyarwanda, ari Imana yo muri Ankore. Abandi bahuza n'ibicaniro by'ubusambanyi, bihuza n'ibintu, ariko bararahira, kuko indahiro yose igira imbaraga kuyirahiye n'abazamukomokaho, burya kugera ku bisekuru runaka. Urimo urabyumva? Kandi indahiro ikagira igitambo. Urabanza ukarahira, hakabaho igitambo, bakarya inka, bakarya iki, bakaganira, bagahana ibintu byose, maze bakemeza bananywanye, maze bati igihango kiri hagati. Burya abantu bashwanye no bashwana n'akajana, nta wabwira undi ko yamubandishije, ni ibintu bibi ari ibanga burya.
urumva ariko bo baziranyeho babiziranyeho igihango bafitanye. Yego. noneho urumva ibyo bintu byose uko bidukururaho ni nabyo biza bikafata bwa buzima bw'umukristo. ni ukuvuga ngo ntabwo bishobora kubuza kujya mu ijuru, oya, ahubwo icyo bikora ni iki, ni uko ya maturo na bya bitambo batangaga buri gihe iyo bitagikorwa baba dayimoni baza kureba bya bindi bariyishyura cyane rwose bucece, kuko umuntu wa kera ntiyanywaga inzoga atabanje gusuka hasi ngahaye abakuru. yego, hari abana bavutse bo bavuye kuraguza, yanavuka bati dore wa mwana mwaduhe turamuzanye azakorera abakuru, bakamumurika cyane rwakoreye abakuru. nta muntu bashyingiraga batavuye kubaza bapfumu kumubariza nimba bizagenda bagatera inzuzi. rimwe urabyumva noneho nk'uko uyu munsi umurokore nawe yagiye gushaka umugore ajya kubaza iki Imana. aho urabumvise ibyo bicaniro biro biza guhanganira ku buzima bw'umuntu. yego, ariho umugaragu w'Imana yavuze witwa Yeremiya ngo ba data bakoze ibyaha, yego, ariko ntibakiriho, nyamara twe turi kwishyura ingorane zabo. twe ntabwo twishyura ibyaha ba data bakoze, oya, cyaha ni gatozi, ahubwo tuba mu ngorane z'ibyaha bakoze. ubwo ingaruka ni twe. come on, banza wumve. wabyumvise? ntabwo Imana izambaza ubusambanyi bwa papa, ntabwo Imana izambaza ubujura bwa papa, ntabwo Imana izambaza ibyaha byo mu gisekuru, ariko nzagira ingaruka z'ibyaha byo mu gisekuru. nyine bizakugeraho ingaruka, ariko ntabwo nzabibazwa, cyangwa ntubyumve ngo musobanurire, ndabona utabyumvise. ni ukuvuga ngo yewe Imana itazabikubaza kandi za ngaruka zakugezeho. none se niba data sizagurishije isambu ko tuzi ko 8 yego n'amatungo yego tubihabwa n'ababyeyi, data agiye abigurishije mbikuye ha urafata utwawe wimuke nka wawe ndimuka njya he ku kabaraza k'umukire, data arishe bamukatiye burundu, nishyingirwa n'uzampagarira mu cyimbo cya data ntawe uhari. urusebo cya kabiri, amaraso ya data wishe azahora yanditse ku bitugu byanjye, nubwo njye ntacyo ari buntware, ariko hari icyizere nzatakarizwa. umuryango wari abarozi, yego, ninde uzagushyingira bazi ko iwanyu barogaga kandi we nturoga? so ni ukuvuga ngo ba data bakoze ibihango bakora ibindi bintu, twe ntabwo turimo turyozwa ibyaha bakoze, ariko turi mu ngaruka z'ibyo bakoze. sinzi n'ibyo kintu cyumvise, ntacyumvise, utabyumva ntiyabyumvise, ndimo ndabyumva, ndagira ngo abantu babohoke babyumve. ubwo turi kugaruka ku kintu bita igicaniro no iso yakubyaye uri wa mwana wo mu rukundo bita ngo ni ikinyendaro, tuvuge mu mazina yabyo, sibyo? arangije arapfuye, uzaka 8 nde? kwa so ntibakwemera, kwa nyokorome ntibakwemera, kwa nyoko wanyu ntibakwemera, usibye leta yagushyize aho ngaho nabwo bandikaho izina rya mama wawe. si ingaruka kuri uwo mwana atarabigize mu ruhare, ariko agibaye mu ngaruka, ariko baye n'umukristo, ariko stili ari hehe muri bya bindi, ari mu ngaruka. noneho sinzi n'ibintu ushatse kubitahura. ni ukuvuga ngo ba data bakoze ibyaha na ba sogokuru bakora ibintu, bashaka abagore benshi, bakora ibindi bintu bibi, baduhuza n'ibicaniro baranipfira. njye ntabwo Imana izambaza ubupfumu bwa data, ariko nzagira igihombo kivuye muri bwa bupfumu bw'iwacu, kandi nzarwana n'ibintu ntazi ibyo ari byo, ndwane n'ibicaniro ntasobanukiwe. rero ubumwe bw'abera ministries kwari ukuza kumena aya mabanga, abantu bagasobanukirwa, njya kugera hejuru nkamanuka nkwereka ibimenyetso byabyo. bifitanye isano na Karande, ndumva ari ibintu bike, ubundi habamo Karande n'imivumo, ibyo tuzabiganira mu gihe kizaza, ko ni ikiganiro kirekire cyagisohoka buri munsi kandi gifite imbaraga mu kumva kubishaka, kuko uyu munsi abantu bashaka kumva, ariko baracyari mu ngaruka zabyo. turacyari muri introduction kugira ngo babyumve. yego, sinzi niba uri kunkurikira, ariko ndagukurikiye. imiryango yanyu yaranganye, ubu hari imiryango ibaho umwana akaba atasuhuza undi mwana, kandi ugasanga mw'abana muvutse muri biviziyo ntabyo muzi, ariko kuko bifitiyo inkomoko hirya mu miryango, washaka no guhuza abantu bikanga. nizere ko cya gicaniro cy'umuriro cyahagaragaye. yego, kimwe cyaka umuriro kiguruka, kiriya nicyo cyamaze abantu. yego, dore kiriya kirabarwanya kigatogota. yego,
igicaniro kigatogota kikaka umuriro ntibiguha amahoro. Yego, uracuruza kikaka, ukabyara kikaka, ugaheka kikaka, ikintu cyose ugasanga cyabaye impamvu mu kugira ngo byatake ya mibereho na bwa buzima. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Urabona nk'urugero nka buriya, ni uvuga ngo wowe uracyari umusore, yego, ugiye kwishakira, watangira kurambagiza igicaniro kikaka cyo gusenya urugo, gihita cyaka. ubwo mukajya muri mariage ari uko umuriro waka, ntabwo rwazubakwa. ukajya muri business ari uko umuriro waka. Kubera iki? urashaka gukora icyo twita apoje mu gifaransa, cyangwa guturitsa no kumena parafo. Niba iwanyu nta muntu wakiraga kugira ngo ujye gukira, n'ujye gukira bikaka, igicaniro cyaka. Buriya urugero ngiye guha abantu, turakira muri introduction, hari amafaranga umuntu runaka ajya ageraho, yego, uwo munsi akarara hananutse pe. Yes. Satana ugakora ukazamuka, ariko wagera ku mubare ota runaka, kongera ukakubita amavi hasi, igicaniro cyaka. Kuko wavutse uri ikinyendaro. Hari abantu bita ngo mambare ntabwo ndimo ntukana. Hari ugiye uvuka nta papa, nawe ukazabyara nta rugo, ukazongera ukabyara nta rugo, ku buryo usanga mu gisekuru cy'iwanyu, mu muryango iwanyu, ababyarira mu rugo aribo basa. Yego, ababyara mu rugo aribo basa. Icyo ni igicaniro. Cyangwa ugasanga ari igicaniro cy'indwara, ukabona umusore avutse ameze, umukobwa ameze neza, ariko yamara gushaka neza ukagira ngo ibintu byose birangiriye aho ngaho. Kubera iki? washakanye n'umugabo ufite ibicaniro bibi, washakanye n'umugore ufite ibicaniro bibi. Aho umuntu ashobora kurongora afite ubuzima bwiza, akagira ngo umunsi wo gukora ubukwe byose biragiye, nta makuru. Akagera mu butayu, Mana hindura, ndirukana, ndashwiragiza. Wapi? ntabwo ushwiragiza uyu muriro, ahubwo ucana undi umeze nk'uyu wo guhagarika ibyo bintu. Nicyo bita igicaniro rero. Nimba nkumvise neza, numvisemo ibintu byinshi, tuzavuga byinshi, ariko muri aha ngaha reka tugendane gatoya. Hari iby'iwanyu basanzwe bafite cyane, banakoze cyane, nta makuru bifiteho, ntayo, ariko wowe biragukurikiye. Ariko abahanga mu bahishura iby'umwuka barebera ku bimenyetso, ndabyumva cyane. Igicaniro cyawe ni iki? Noneho hakaba n'undi wenda ashobora kuba ntabyo iwabo bafite cyangwa bakoze, ashakanye n'undi, umuriro waka utyo, ubwo usa nk'uwenyegeje inkwi. ni ukuvuga ngo muri make akantu kose ukoze nawe tubakora. Kandi ubundi ubyara umwana, Karande kabyara umurozi. Ugahinga ibinyobwa, Karande korora ibikona byo kukwiba. Muri make ajya opposite y'ibintu byawe, y'ibyo ushaka kugeraho, ariko bitakubuza kuzura umwuka wera. ubwo turi mu by'umubiri ni ukuri. Bano bantu gutera imbere, bano bakobwa bagumiwe bavuga mu ndimi, ariko burya cyane akanahanura cyane. Bano basore baheze mu rugo, yego, data twese uzi indimi bavuga. Ahora ni iki? baheze mu rugo. Ngo ibyo bintu kuko n'ibintu biba binahabanye bitandukanye, ariko ni igicaniro kivuga, kibuza abana kwiga, kibuza umugore kubyara. Hari n'urwego mugeramo noneho no kubyara mukabyara, ariko mukanatandukana. Hakaba n'igihe usanga mu muryango niyo mushatse hari imyaka runaka igera abantu bagapfa, ariko ntushobora kubyumva, kuko abantu bigishijwe ngo iyo turi muri Kristo Yesu turi ibyaremwe bishya. Aho ndahemera 100% nanjye ko ari icyaremwe gishya cyane 100%. Ni icyaremwe cy'umwuka, si icyaremwe n'umubiri. Ubwo icy'umwuka kirahinduka, ariko icy'umubiri kirasigara ari icyo kwandamage. Ukitwa kwandamage kwa Pierre kwa Ntuzi, niho mvukaho muri pasiporo aho ngaho, irangamuntu. Uzarebe n'ubwo wajya gutura muri Amerika, bandika aho wavukiye, yego, agasozi k'iwanyu, yego. Bivuze ngo Karande iracyakuri inyuma, iracyagukurikira. Uyu muriro urimo uraka mu buzima bwawe, igicaniro kitazima. Ni ukuvuga ngo aho bawucaniye, imihango bahakoreye ntabwo igendera ubusa, ntigendera ubusa. Nta nubwo Imana izakubaza ibyo bakoze. Ndashaka ijambo banza abantu babanze baryumve, tubisobanukirwe neza. Ntabwo Imana izakubaza ibyaha bya basokuru bawe, ariko yego, uzaba mu ngorane z'ibyaha byabo. Niba yarashatse abagore benshi, muzabana mwangana mutuzura. Yego, murankurikira.
uko biri kose kiragukurikira. ariyo mpamvu Imana ihamagara Gideyoni, yaramubwiye ngo banza ugende usenge igicaniro cya so kiri Yezereli cya Bayali, wende nk'ugisenyi, nurangiza ugende wubaka ikindi kikivuguruza, ubundi uze nkuvugisha gikorwaho n'ikindi. ni ukuvuga ngo ni amagambo, ni indahiro, ni imvugo, ni amasezerano, ni imihango, ni igihango bagiranye mu buryo butari ubw'umwuka, ari byo bidukurikira uyu munsi wa none. rimwe na rimwe abantu bikanabananira, ariyo mpamvu usanga no mu itorero hari abantu bakijijwe ariko ibintu byananiye rwose, ntabwo batakoze, basenze ay'itatu ay'irindwi. niho haheraho abantu bashidikanya ku mikorere y'Imana, bamwe bakavuga ati kuki umpanurira uriya ukamuhanurira ariko wowe nta gihinduka, bipfira he? aho bipfira naho batarasobanukirwa, ugasanga umuhanuzi arakureberamo rwose ibintu biracamo, ugatera imbere ukazamuka, ariko we ikosa dukunze gukora, turashaka guhuza uyu muntu w'inyuma n'uwo muntu w'imbere. Kanyarwanda keza katanditse muri Bibiliya, roho nziza mu mubiri muzima, ntabwo byanditse muri Bibiliya. oya, ni imvugo tu. ariko muri Bibiliya mu Batesalonike hakavuga ngo mwebwe ubwanyu, umubiri wanyu, umutima wanyu n'umwuka wanyu birarindwe. kuko Imana ivuze umubiri, uyu mubiri ni uwo kwa Ntambabazi, wo kwa Ntambabazi mu gisekuru nkomokamo. ariko mu buryo bw'umwuka nahindutse umwana w'Imana wo kuzajya mu ijuru, ariko mu irangamuntu yanjye ntihanditsemo Aburahamu, haracyarimo wa wundi, harimo Ntambabazi Antoine na Muhongayire Ruminata wo muri Huye, Icyarwa, kandi nyamara mbi Kigali. ndagira ngo ibintu tuzabivuga mu buryo bw'ubuhanga, tubabwire icyo bita domicile n'icyo bita residence. no kuvuga ngo domicile ni domicile and residence, aho kwivuko naho uyu munsi ubarizwa. no kuvuga ngo aho mbarizwa muri Kigali ntihakuraho ahari muri passport, barandika aho wagize gute wavukiye. nubwo wavukiye muri Kongo bandika muri Kongo, ariko utuye nushaka uri muri Amerika ariko bandika aho wagize gute wavukiye. urumva icyo gihe kuki buri gihe izina rikurikira inkomoko n'agasozi wavukiyeho, icyo utumvaho niki muri bamwe. none nturi umufaransa kazi, nturi umufaransa witwa Sengiyumva, numva nk'urugero, ariko yatse ngo Sengiyumva w'umufaransa uvuka inkomoko mu Gahenerezo aho ngaho, kandi uri mu Bufaransa. kuko domicile cyangwa se inkomoko n'isoko ni ishingiro ry'igicaniro kiguhagurukira. ariyo mpamvu uzasanga ibihugu byinshi tudahuza umuco, buri yose igira umuco, noneho wa muco uba ufite aho ukomoka, hakaza noneho abadayimoni cyangwa satani gutera aho ugiye gutura. burya aho ngiye gutura nta mbaraga hagira, ahubwo hagira imbaraga nizo nakomoye ku gisekuru hirya iyo ngiyo, ko biramperekeza bikakugeza aho utuye. Karande ntisaba visa, Karande ntisaba pasiporo, ufunga imyenda ikijyanamo. urira indege tugende nta kibazo, tugiye muri Amerika mukagenda nta visa isaba, igendera ko nta n'uyipakurura, ni ikintu kibitse muri wowe. Gisaba ko twe gusanga kino gicaniro. Abasirimu bambara amarinete bavuga Icyongereza. Umva izi rinete uzishyiramo gutya, Karande kaza hano mu mboni, nta kipfa na marinete. Ati njyewe turabonana. Wambara igitenge ati mva shyira nk'ibubu njye atari ku bundi ko wambaye ibubu ubundi nturwaye. Nakaga parufe. Parufe sari kibazo yitera, ariko ruse tuganira. Tinya Karande kuvana mu buriri wiguriye muri etage ati sohoka tuganire, ubundi ugira iwanyu. Gira bene wanyu ubundi warabyaye, ntumwe ibinini, ntibakuraza nijoro, ntibagukubita ibinibi, ubundi nkawe Karande iguparika imodoka muri 25, umuntu agaparika ahantu hataparikwa, uticara nkuganirize. utera umuhati kaza nundi, utera ubikaza nurundi. Karande iraguherekeza ikakubangamira hamwe n'imisengere yawe, yinjirwamo n'ikibazo. Rero inyungu niye, iyo umuntu amaze gusobanukirwa ibingi biki ntabashigaje, ni uburyo akwiye guhangana nabyo no guhindura famiye yiwe.
uti gute ingaruka z'ibyo iwanjye zangezeho ariko uwo mbyaye sinshaka ko zimuzaho. Oya, umaze kubisobanukirwa ninjye ngomba kubihagarika. Umwana wanjye ntayo mubabaro nabayemo, umuryango wanjye nkawuhindura, ko Imana yabwiye Aburahamu ngo va mu gihugu cya so na nyoko ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko. Irangije ngo ndi Uwiteka Imana ya Aburahamu. Ntiyavuga Tera, kuko Imana yakuye Tera mu idosiye ya Aburahamu. hari icyo yakoze iramuhindurira. Yakuyemo Nawe, ikuramo Metusela, ikuramo baje, irangije ikuramo na so umubyara Tera. Ahaguruka iwabo, ava muri domisile, urayumva muri gakondo. Arangije no kujya gushaka umwana, agiye gushaka ati muramenye ntimuzanjyanire umwana aho yavuye, aho ku ivuko ryose. Ntimuzibeshye, muzajye muri ariko ntimuzajye hariya, niba nta mugore muzabyihorere. Arahaguruka araza. Rero igicaniro nicyo kibitsa indwara, kibitsa agahinda, kibitsa ubwihebe, kibitsa ingorane, ibihombo, gusubira inyuma, kudatera imbere, aho tuzerekana ibimenyetso birenga 40 byerekana yuko ukiboshywe, ukeneye deliverance. Akabazo k'amatsiko rero mushomba, abo babikora kugira ngo umutima utabarya bakuremo uyo muriro, cyako cyabamaze. Aracuruza kigacana, nuko gitogota. Dore n'igicaniro niki, nuko gitogota buri kanya, ubyara gitogota, umwana akabinda utabizi, dore n'igitogota. Reka tubaha amahoro, birebe nizo ndabo banezerwa, ariko bamenye ko ari kuri agicana. Yego, buriya mu buzima yenda abantu ukonze ko abantu bagira ubwoba, ariko dore ni kuriya mwabonye uriya muriro. Ukwiye ku breaking rero kuwuzimya, bacumwe n'imyiswara ngo dawa ya moto ni nini? Ni moto. Yes. Cana undi. Ngaho mbaza noneho. Abo bantu babikoraga ba data aho muri kavukire babikoraga bumva ko badugirira neza 100%. Byarakoraga se? Bo iyo bikora byaratugiriye akamaro. Yego. Kuki uyu munsi biturwanya se? Ntabwo mbizi. Nyine iyo byagiraga akamaro mu gihe bijyanye n'akamaro, reka nkubwize ukuri, hari ibintu bibiri bihabanye. Yego. Ubundi mu gihe ndavuga muri iyi si hari imbaraga 3: imbaraga z'isengesho, imbaraga za gipfumu, n'imbaraga z'imiryango. Izo zose zirakora cyane hano mu isi. Iyi si udasengara, ariko udasengara araguza burya. Ibintu ni bibiri. Utagira umuryango nyine uraguza nyine nta kundi. Rero hari abantu Satani areka, nk'urugero nk'ubu nkwibarize. Satani yajya gutera mu kabara ashaka iki? Cyangwa muri rogi? Ntacyo. Ntabafite? Arabafite. Arajya mu rusengero. Kandi ntabwo ari guteza icyaha ngo uveyo. Araguteza imibereho mibi ugumemo, araguteza imibereho mibi tumusohokamo hahandi kuko utabasha gukemura cya kibazo. Kandi ubona bari hanze bo babibasha, bo nta kibazo. Ntabwo ubundi nabona wafashe amateko asumwirukaho. Oya, ese ko bamufite ubusanzwe mufite. Ubundi hari abantu bafashe amateko. Yego. Nize gutanga ikiganiro nakinsubirishamo mvuga umuntu yambwiye ngo pastor ubundi bashaka kurangira. Ngira ngo arabeshya, mbona avanze ubuyoga mu kanya mbona ararangiye. Yego. Nukuri nta minota byambwa ati gishaka ese kushaka kwirangiza ndumva naniwe. Afata akantu mbona aravanza aranywa mbona arangiye n'imirongo irenga mahita yisinzira arigendera. Ati byanjye na hejo tuzongera. Atarangije n'akazi. Urumva so no kuvuga rero iki gicaniro nizi imbaraga mbi ni zimwe mutuma abantu batabasha kugera ku cyo bifuza, bityo tugasiga umurage mubi. Yego. Kandi dukeneye gusiga umurage mwiza. Yego. Kubaka no guhagarika no kunywanisha abawe by'igihe kirekire, nibura nubwo wanapfa. Twari dufite data yatubereye imfura, yadutoje kwica, yadutoje guhemuka, yadutoje umuco, yadusigiye ibintu ubunyangamugayo. Buriya icyo twita legacy cyangwa se uwo murage ushobora kutagusigira kashe kuko ntazo mfite, ariko nkagusigira abantu. Yego. Bibaho narakubaniye. Yego. Narakunywaniye. Yego. Bitari ukunywana byo mu maraso. Ariko aho nari ntuye sinabaye igifura, nabaye imfura. Uwapfuye naratabaye, warwaye naramugezeho, nagani n'abantu, nta namwe n'interana abantu, ndakunywaniye mu bantu. Ngusigiye umurage w'abantu. Ntuzagwa mu bantu mfite abandi ngusigiye. Ariko hari umubyeyi usigara igica atavugana, atakira abantu, aho naho bivuga ngo umurage mwiza. Niba turimo tuganira ni uburyo ki usigira umwana. Yego. Abantu
ibintu n'Imana muri bo. Aramubwira ati mva mwana wanjye Salomo, umenya Imana yaso iyo yakoreraga, iyo nakoreraga ariyo uzajya ukorera. Kandi mwana wanjye niteguye iby'urusengero, nibikubana biki uzishakira ibindi. Yego, dore kana kuzamugire gutya, ibi nibi uzabigire gutya. Ako hari icyo amusigiye aheraho. Ari byamubwiye. None twe tugira ikibazo, nta bantu, nta bintu, nta mana, nta rugo, nta murage, ni ukujugunya abana gusa tukirwariza. N'iryo shuri nturirangije. Ikibazo nizo ngorane abana barimo. Urabaza umukobwa kubaka urugo yabonye se yubaka gute? Urabaza umuhungu kubaka urugo yabonye se ahahira nyina? Nta murage twahawe. Cyo tuba tutango building and everlasting legacy, kubaka igihango gishingiye ku bumuntu, mu bukristo no mu bunyangamugayo no kubohoka. Yego, ngibyo kiganiro kigambire rero tumugwaniraho, kandi bishingiye ku ijambo ry'Imana ngo uwo mwana naba batura muzamu batuwe by'ukuri. Yego, igicaniro kibi gikurwaho n'igicaniro cyiza. Yego, igitambo gikurwaho n'ikindi gitambo. Yego, n'amagambo mabi akurwaho n'andi magambo meza. ayo bakwatuyeho mabi akanwa nawe uragafite. Yego, kwatura meza. Itoze kutavuga ngo ariko ngo n'ubundi si ibyanjye, no ni ibyawe. Uvuga ngo ibyiza byose ni ibyanjye, ibyabikiye abanyarwanda ni ibyanjye, ibyabitse. Wumve ko utangiye kubakamo icyizere, wikumva ko harangwe n'amateka, we kwisuzugura, wireba urugero urimo ngo rugutwara umwanya, ahubwo hagarara wumve ngo niba ndimo byashoboka byagenda neza. Nguwo umurage rero ukwiriye turi kubwira abantu ngo bakanguke, dusenge, baduhamagare, dusenye bino bicaniro, tuzababwira ibintu byinshi. Urarwanwa n'ibintu utazi, udafitiye ubushobozi, udafitiye n'imbaraga, ariko baza wumve. Yego, bagusigiye murage ki? Usigaranye wowe. Ni ikibazo buri wese yakwibaza akanisubiza. Wagira ibyo ubonamo gutya tugasenga. Ushobora kutagira ibintu ukagira abantu. Yego, ko burya Imana niguha ibintu ntwizere ko hari icyo ufite, ahubwo niguha abantu ujye wizera ko bifite. Ndafashijwe. Imana n'umubyeyi ashobora kutagusigira etaje, ariko agusigira abantu. Kuko ibintu ntabwo ari abantu, ariko abantu ni ibintu. Abantu nibo baruta byose. Ibintu ngo ufata miliyoni igenda igushyingurira urusororo ndebe, ntabwo bikunda. Nize mu kiriyose ntibishoboka. ni gutahira ubukwe. Ntibishoboka. Abantu yego ni ibintu, yego, ariko ibintu ntabwo ari abantu. Yego. Rero muri karande n'ibicaniro irabanza ikagukuraho abantu. Umva ubugome bwayo, ariko ikukuraho abantu. Ikukuraho iki? Abantu. Kuko abantu ni amaboko azakuramira, ni amashami agufasha, akagukokora. Abantu bakoresha ubugambanyi, imyuka mibi, kubeshya ibya bicaniro. Yego. So rero umubyeyi mwiza asiga umurage witwa ngo iki? Ni abantu. Yego. Yakunda ni ibintu. Ba bantu gusigira nabo yanywaniye, yubashye, yagiriye neza. Bati kanaka sakiriho. Uriya mwana ntashobora kugira icyo mbura. Uno mwana ise yaratubaniye, ariko uyu munsi wamwimye urwagwa, wamwimye icyo musangira, ntumusuhuza, ntutunywanira. Babyeyi mureke tunywanira abana bacu, tubasige mu gihugu kizima, tubasige mu isi nzima, mu itorero rizima, kuko uko bitinda kose, uko bitinda ku bantu birabagora. Muhabwe umugisha n'Imana. Nicyo kiganiro twise ngo ubaka umurage uhoraho, mwanisha banisha bawe. Yego. Building everlasting legacy in the name of Jesus. Amen. Amen.